Hari benshi babuze ubuzima, imibabaro cyangwa iminezero bitaha abatuye isi, ariko uyu munsi ntituzi ngo urarangwa n'iki. Nguhaye ikaze kuri Iwacu Topic nk'ibisanzwe, ukaba ugiye kubana nanjye Fix. Mwibukije gukora subscribe, wibuke kandi n'akazogera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitangaje cyangwa ibidasanzwe byagiye biranga itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga. Tugiye kureba duturutse mu kinyejana cya 17 kugeza kuri uyu munsi, gusa turaberera mu ncamake. Ubwo tugiye kureba kuva mu kinyejana cya 17 kugera kuri uyu munsi ku kinyejana cya 21. Murikira kandi unega amatwi, ibi biraza kukugirira umumaro. Nkuko natangiye mbikubwira, hari byinshi byagiye biba ndetse byinshi bitangaje, bikaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi, gusa mu myaka ndetse n'ibinyejana bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ngira ngo nyemerere nangire n'ikinyejana cya 17 musobanurire ibyagiyemo bitangaje. Mu kinyejana cya 17 mu 1644, byumve neza ni mu 1644 ku itariki 2 Nyakanga, ingabo za Parulemu zatsinze iza Royaliste mu ntambara yiswe intambara ya Maston Moor cyangwa Battle of Maston Moor mu rurimi rw'icyongereza. Ibi rero bikaba byarafashije ingabo za Parulemu cyane. Mu 1667 sinakibagira kubwira yuko mu ntambara ya Martinique, intambara ya kabiri y'Abongereza n'Abahorandi, aho ingabo z'Ubwongereza zatsindiye Ubufaransa hafi y'ikirwa cya Martinique ndetse banasenya ubwato bwinshi bw'Abafaransa. Tudatinze nyemerera twigire ku kinyejana cya 18 nacyo cyabayemo byinshi bitangaje, gusa ngiye kugaruka kuri iki naguteguriye by'umwihariko. Mu 1776 tariki 2 Nyakanga nibwo inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kubaho zigenga, ndetse ibi bikaba byari intambwe ikomeye mu kwiyomora ku bwami bw'Abongereza. Niko kubyo nakubwiye nibyo, ni byinshi byagiye bibaho bitangaje kuri iyi tariki ndetse bikaba mu myaka myinshi inyuranye, gusa ntibyakunda yuko byose tubivuga. Niyo mpamvu nyangu ukomeze wumve ibyo naguteguriye by'umwihariko. Niba uri umunyafurika, ibi nabyo byumve neza. Twigarukiye mu kinyejana cya 19 mu 1839, Abanyafurika bari barashimuswe n'abacakara bigometse ku bwato bwa Amistad hafi y'inkengero za Cuba, kandi ibi bikaba byarabaye intambwe ikomeye yo kurwanya ubucakara. Mu 1881 kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Garfield yarashwe na Charles ku cyambu cya gari ya moshi i Washington. Twihuse kandi cyane, reka turebere hamwe bimwe mu bindi bintu bitangaje byaranze itariki 2 Nyakanga cyangwa ukwezi kwa karindwi mu kinyejana cya 20. Mu kinyejana cya 20 mu 1964, Perezida Lyndon Johnson yasinye itegeko rihagarika ivangura rishingiye ku ruhu, ibara, igitsina, idini cyangwa inkomoko. Ibi byari uburyo bwo guharanira uburenganzira bw'abaturage cyangwa uburenganzira bwa muntu. Niko kandi mu 1976, nyuma y'intambara ndende kandi itari yoroshye na gato ndetse ku mpande zombi, hagati ya Vietnam y'Amajyepfo na Vietnam y'Amajyaruguru, gusa kuri itariki 2 z'ukwa karindwi cyangwa 2 Nyakanga mu 1976 nibwo Vietnam y'Amajyepfo na Vietnam y'Amajyaruguru byaje kwihuza bikora leta imwe, bigira Repubulika y'Abaturage ya Vietnam. Nanone reka twongere tunyarukire mu kinyejana cya 21 tudatinze. Mu kinyejana cya 21 mu mwaka wa 2024, ubwo n'umwaka ushize, muri leta ya Uttar Pradesh mu Buhinde habereye igikorwa cy'idini giteza akaduruvayo. Abantu 120 bitabye Imana, abandi barakomereka cyane bikomeye. Ndagira ngo nkwibutse mbere yuko dusoza iyi video, niba wabikunze ukabumva ko buri munsi twaganira ku byaranze uwo munsi turiho mu bihe bigiye bitandukanye, wanyandikira ubinyuje muri comment section ukavuga ko bishyigikiye tukazabibanamo. Niba kandi hari ikindi gitekerezo, inyunganizi, hari uburyo iyi video yagushimishije, nabyo wabinyuzamo. Mwibukije gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Niba utarakanze akazogera wibuke ugakande nako kugira tubashe kubana umunsi ku wundi.